Amazina yanjye nitwa Epafrodite Dohirimana. Nkaba ndi Perezida wa Chorale Les Anges du Ciel. Uyu munsi yahawe mutagatifu Saint Gabriel. Reka mbere kuri icyo kibazo, kuki mwavuye kuri Les Anges du Ciel mukafata umutagatifu Gabriel? Ndabisobanura neza, ntago uko twayivuyeho, ahubwo nuko twabagaho nta mutagatifu dufite, ahubwo twashatse kugira ngo natwe tugire umutagatifu kuri uyu munsi tuze kwishimana na community yacu yagize umunsi mukuru. Yego, urakoze. Najya nkubaze nk'umwe mu banyeshuri uririmba muri korali, ugomba kuba muri community tukagira ikorwa bimwe na bimwe ugomba kubahiriza. Ibyo bikorwa mu bihuza gute n'amasomo yanyu ya buri munsi kandi mwahamagariye kuba mugomba kuba mwakwiga? Ni ibintu bigoye, ariko kubera gukorera Imana nta kintu cyakwiye kugora, ariko turagerageza tukigomwa kubera ko hari icyo dushaka kugira ngo dutange ubutumwa bwiza ku bakristo cyangwa se ku banyeshuri badukurikiye. Murakoze. Mubona umwanya kujya kurepeta, mukabona umwanya kujya muri community, mukabona umwanya wo gukora ikorwa bindi bya gikristo? Uwo mwanya uraboneka kubera ko akenshi usanga ari twe dukunda kwiganza ahantu hose, ubwo urumva tugerageza kubisaranganya kugira ngo tutagira aho tubogamira namwe. Ni izihe mbogamizi mukunda guhura nazo zituma wenda ibyo mushaka kuba mwakora cyangwa n'iterambere ryanyu rya buri munsi ritagerwaho nk'uko mubishaka? Imbogamizi ntago nabura kuzivuga. Ikintu kijyanye n'amasaha kiratugora, ariko ntago twabirenganya kubera ko akenshi dukora ku mugoroba, amasaha hari igihe aba yabaye makeya, bikaba ngombwa ko abanyeshuri batinda mu ishuri bakaza batinze, bikaba ngombwa ko dutangira repetition dutinze. Iyo niyo mbogamizi navuga by'umwihariko. Mu birori byabaye by'imurirane harimo na groupe Carismatic, tukaba twakira umuvandimwe umwe wasenderejwe, twagira ngo twakire utubwire ese udasobanukiwe gusenderezwa icyo ari cyo, se groupe Carismatic utasobanukiwe wadufasha kugira ngo tubyumve neza, utangira twibwire. Murakoze cyane, nitwa Silivumoza Kamairese, niga mu ishuri niga Gikondo muri CB, nkaba muri groupe Carismatic, narasenderejwe umwaka washize, ubu nari umuhetsi. Cyo nababwira kubijyanye no gusenderezwa rero, gusenderezwa no uburyo ubundi iyo tubatizwa tunakomezwa hari ingabire tuba twarahawe, none hari ubwo tugira tukazipfukirana. Biba byiza rero iyo dusenderejwe za ngabire zacu turazivugurura zikaza kugaruka, noneho zigasakara hose zigatanga umusaruro kuba tubona. Ikindi rero abakarismatike murumvamo ijambo karisma bisobanura ingabire, n'abanyengabire muri makeya. No kuvuga ngo ni abanyengabire. Ese niki usaba kuba batazi uwo muryango wa Carismatic kuba banawuzamo? Niki usaba gushishikariza abanyeshuri bandi bataba muri uwo muryango, cyangwa se kugira ngo ubakurure cyangwa se ubazane muri uwo muryango? Icyo mbashishikariza no kuba baza bakifatanya natwe, kuko rano umwanya tugira gusabana n'Imana, turasingiza tugatabaza ari umutagatifu akabana natwe mu bikorwa byacu bya buri munsi. Urumva ntako bisa kugira ahantu twiherera tugasingiza Imana ndetse tukanatabaza ari umutagatifu akabana natwe. Nasaba rero ababishaka bose bari around yacu ko baza bakadusanga tukabafasha, bakayoboka bagenda bimenyera buhoro buhoro uko bagenda baza umunsi ku wundi. Usimbye ko nta bidasanzwe dukora, gusingiza n'ibisanzwe, gutabaza n'ibisanzwe, cyo twakora no kubasobanurira nkuko baba badusanzemo.
tukazakorwa n'ikimwaro. Mu bihe bigoranye byo mu minsi yashize, igihe iminsi mikuru nk'iyingiyi yeruka kuba 2019, hari impamvu mwagiye muvuga za covid yabaye ku isi hose, hari n'izindi mpamvu mwagiye mugaragaza. Ibyo byose mwabashije kujya gute kugira ngo mubanze kuzahura umuryango wasaga nkaho utangiye kuzima? Nk'uko bivuze twese turabizi icyorezo cya covid-19 cyahungabanyije byinshi, natwe cyadukozeho nk'abanyeshuri by'umwihariko nka community. Ibyo byose zari challenge, ariko turashimira Imana ko twabashije kugenda intambwe ku ntambwe, dusaba ubufasha. Twari bakiya dutangira, ariko ubu tuvugana tugeze ku bavandimwe benshi, aho ubuyobozi bwa paruwasi twumva, kaminuza ikatwumva, ndetse n'aho dukomanze hose bakumva ijwi ryacu bakadufasha. Ni uburyo bwiza bwadufashije kugira ngo tugere aho tugeze uyu munsi. Murakoze. Ibikorwa by'amasomo bya buri munsi ari nabyo mwahamagariwe kuba muri hano, mubihuza gute no gusenga? Amasomo ntabwo tubangamira gusenga, no gusenga ntabwo tubuza kwiga. Ugomba gukora icyo ugomba gukora mu gihe cyacyo. Umwanya wo gusenga turasenga, n'umwanya wo kwiga turiga, kuko misiyo itumye turi hano ni amasomo. Ariko amasomo ntabwo twibagiza Imana, ndetse byose turabihuza nk'abavandimwe, nk'abakristu, tukagira uko tubijyana. Ukajyana gusenga, ukajyana kwiga, byose ukabitwara neza, nta kimwe kirangamiye ikindi. Niyo tactique cyangwa se niyo strategy dukoresha nk'abanyeshuri b'abakristu Gatolika muri community yacu ya St Mathew. Dusoza, hari imbogamizi mubona mukunda guhura nazo mwasaba kugira ngo abakurikiye wenda zibe zakemuka? Imbogamizi duhura na nyinshi, birumvikana, cyane cyane ubwitabire buke bw'abanyeshuri, ubwitabire buke bw'abadufasha, cyane cyane iyo twagize umunsi nk'uyu, ibintu bikomeye bidusaba ko tugira ibintu biri financial, ubundi financial support. Rimwe na rimwe tugira imbogamizi yo kubona ubwo buryo, ubwo bushobozi, ariko turasaba abafite mu nshingano cyangwa se abadufasha ko kudufasha turabiremewe, birashoboka. Ukadusura, ukemera kuduha umwanya tukaganira, biradufasha kuko dukora ibitekerezo byinshi bishobora gutuma community yacu itera imbere cyangwa se igira hiva ikagera naho igera. Baraka zake hazikuishi, si kama vile na mabadiliko. Ananipenda leo kuliko jana, Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama vile na mabadiliko. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, Pacis kuliko jana, Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe, walinijua jinsi unanipenda, wasingenisema. Na maadui zangu na hawapendi maisha